Ngaho tubwire rero ibyo umugabo bigezehe. ubu tuvugana iby'umugabo ntago araboneka neza. Kubera iki? Ahari ndakeka ibyo nababwiye baragize ngo ni burage, ariko si burage. Yego, birakomeje n'ubundi ntago ari burage. Ntago ari burage pe. Yamaze arahari by'ukuri, bya bibanza birahari by'ukuri. Ubu tuvugana noneho naguze na hoho. Yego. Hoho biraparitse? Iraparitse, ariko ndashaka no gushaka umukozi uzajya ujyanira ibikoresho hirya no hino. Bivuze ngo uwo mugabo aramutse naje ashobora no kuba yafatiye hoho akazajya ayikoresha kugira ngo umusaruro w'urugo ukomeze kuba mwinshi mu rugo rwanyu. Itungo dufite tumaje kugeraho hari za kadesitine banje kubabwira 8 esheshatu, ubuzima je kuba 10. Hari ibibanza nababwiraga bigeze muri 7, bimaze kuba 9. Ubu tuvugana hari na etage igiye kuzamuka hano za Ruyenzi, ariko mbere yaho hakaba haraguzwe na hoho igiye kugitwara ibikoresho hirya no hino by'akazi. Muri rusange nibyo. Hajya ngo iyo etage ugiye kwibaka mu mujyi hehe? Giye kuyubaka hano za Ruyenzi. Za Ruyenzi. Ubwo byose hamwe umugabo agiye kuza azaza asanga imitungo ingana gute muri rusange? Kari myinshi cyane ra. Yitunyuriremo uhereye ku mitungo yanjye. Ibaze tekereza kadasite zimaje kuba 10 noneho. Yego. Etage igiye kwikubitaho. Yego. Hoho igiye kugita itwara ibikoresho. Nibibanza bigeze mu 9. Yego. Ubwo rero uri kumva kandi ubwo harimo utuntu twinshi bo baranaduhishe amafaranga kuri abandi bantu ahandi ko twayabuze we huye kura hehe muri zo kadastre mfite hari zikodeshwamo. Yego. Amafaranga rero ngenda nishyurwa, wumva kadastre imwe nishyurwa amafaranga 600 ku kwezi. Yego. Kandi hajya ni zingahe? Ni kadastre 7. Yego. Ngaye bazi 7 imwe ari 600 urumva. Bara mu mwaka rero cyangwa bare mu meza ngahe. Yego. Nubundi nanjye ibindi biba bizamuka. Hajya ngo ushaka ngo umugabo uresha ute kandi apima ibiro bingahe? Umugabo apfa kuba nsumbyeho kibuza afite metero na santimetero 60 cyangwa 65. Afite ibiro bitarengeje byibuze 60 n'ubundi bitarengeje 60. Ariko ntabari munini 82. Oya. Ngiye ubwa ndapima 50. Yego. Byibuze abantu 15. Akuri kamaneke. Ndi muto cyane. Ibihe byiza we wakuze subscribe kuri Time BTV no kuri Modern 250 nk'ibisanzwe ni asoma nizo magari rwanyu wiyemeje kuzajya ubazanira ibyegeranyo na hirya no hino kandi bakorera umunsi. Nk'ibisanzwe rero imiyoboro migari yacu ikurikirwa n'abatari bacyana mu Rwanda icaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye nko kuba twashakira abakeneye abafasha mu ngo. Nk'ibisanzwe rero hano turi kumwe na mujene wacu mwakunze muri benshi, tugarukanye no kuba agiye kutubwiza ukuri kubijyanye n'ishaka rye ry'umugabo nimba yaramubonye cyangwa se ataramubonye. Tugoye ikazano kuri imiyoboro migari ikurikirwa n'abatari bacyana mu Rwanda. Urakoze ni wa mukunzi wanyu Claudine w'amahoro. Yego. Yajyanga babwire yuko wa mukunzi atarabasha kuboneka. Mbere na mbere umeze neza? Turaho tumeze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane. Urasa neza? Yego. No kabisa none bariyahura barasara. Oya se. Serious? Imana ishimwe. Baza ahubwo baze. Yego. Nubundi barahara atari bakeya. Barahara ari benshi kandi n'ubundi abo ngabo benshi baraza gusara baraniyahura. Hari n'abandi benshi baraziramo bakaniyahura. Ahubwo se bari basara. Ahubwo se nyine wa mugani. Ngaho tubwire rero ibyo umugabo bigezehe. Ubu tuvugana iby'umugabo ntago araboneka neza. Kubera iki? Ahari ndakeka ibyo nababwiye baragize ngo ni burage, ariko si burage. Yego. Birakomeje n'ubundi ntago ari burage. Ntago ari burage pe. Yamaze arahari by'ukuri, bya bibanza birahari by'ukuri. Ubu tuvugana noneho naguze na hoho. Yego. Hoho biraparitse? Iraparitse, ariko ndashaka no gushaka umukozi uzajya ujyanira ibikoresho hirya no hino. Bivuze ngo uwo mugabo aramutse naje ashobora no kuba yafatiye hoho akazajya ayikoresha kugira ngo umusaruro w'urugo ukomeze kuba mwinshi mu rugo rwanyu. Cyane n'ama etage arenda kuzamuka.
narumvishe sinzi umuntu igeze kumunira gastori ngo hari n'ikibanza waguze mu mujyi ngo ugiye gushyiramo etaje cyane. Icyo kibanza kiri hafi cyane hano. Ni hamwe naciyeho hari ibintu by'ibyuma byo mu mashansiye rwose ntabwo ubeshye. Etaje n'ubundi mu cyumweru gitaye. Ako hano nabonye ari heza byatariwe. Umva uko wahabonye. Narahakunze cyane, numvira etaje itazamutsemo naba mpombye. Oya waba uhombye. Nose nyuma yuko uvuze yuko ufite ibibanza 7 mu Bugesera. Gahangu hafite etaje uhafite ibibanza 2 Bugesera, inzu ziri Igahanga. Nyuma yuko bivuze nta kintu byatanze kubijyanye no kubona umugabo. Ntabwo abakugizeho se wasanze bari kwishakira imitungo gusa, wasanze nyine nta kigenda cyabo undi nyine bimeze gute? Urebye ni babandi baba bashaka kwirira imitungo y'igitsina gore, ariko nanjye basanze ndi karume. Ntabwo bashobora kundi ibyanjye pe, kuko nabishatse bimvunye. Nge navuze ko uwo nzahaho ari uzaza afite gahunda, nkamuhaho ikibanza, nkamuhaho inzu imwe, ariko ubu yumve ko ufite gahunda, yumve ko nageze kuri byinshi hanyuma y'ibyo nabagejejeho. Nyuma y'uko usanze batanyuzwe uhise ugerekaho na hoho sana. Hashize igihe kingana gute hoho ije? Urabona ubwo nabibabwiraga n'icyumweru gishize, numva ari mu minsi 4. Yego. Ni mu minsi 4 mbashije kuhita mbigeraho. Yego. Hakuze amafaranga kuri abandi bantu ko twayabuze we huye kura hehe mu muri izo cadastre mfite hari zikodeshwamo. Yego. Amafaranga rero ngenda nishyurwa, wumva cadastre imwe nishyurwa amafaranga 600 ku kwezi. Yego. Kandi hajya ni zingahe? Ni cadastre 7. Yego. Ngaye bazi 7 imwe ari 600 urumva. Bara mu mwaka rero cyangwa bare mu mezi angahe. Yego. Nubundi nanjye ibindi biba bizamuka byikuba. Yego. Ahubwo noneho menya nanjye ndibuze kujya mu mumare wabo ngabo bagusariye. Ahubwo urahari. Ubwo se wanyemera ngiye ko ndi rubibinyennye. Niba utari umwe muri babandi. Welcome. Yego. Sibye ko nagongana na babandi benshi bagushaka, ndabizi ngiye nta bushobozi mfite bwa hatana nabari aba. Nta mugabo uruta undi. Icyambere no kuba afite gahunda. Yego. Ari tayari ntabyo kuvuga ngo nukuza kwirira ibyanjye. Yego. Haba harimo bamwe mwenda mwagerageje wenda bikanga mwagerageje. Bamwe baraje pe. Yego. Baza bankontorora ngo mbatembereze mu byanjye. Naje gusanga atari byiza rero. Nzatembereza uzaza afite gahunda ya burundu. Nose ubwo wabwiwe n'ikirimba na gahunda bari bafite. Oya, umuntu mureba kure. Hano umuntu ni mugari. Yego. Nubwo tudasenga by'ukuri ngo tugire yerekwa ko buri Imana yamaye yerekwa yuko yaraje kunjya ibyanjye. Yego. Hari nk'ibintu yaba yarabanje kugusaba wenda ugacika intege nka bya bintu nyine by'abantu bakuze nawe urabizi, hari muri abo bose harimo waba yarabanje kubigusaba kugira ngo communication y'urukundo ibashe kuba yatambuka ikomeze. Yarajijishije se yabinyereka, ariko mu bigaragara yabuze ahantu yahera bimbwira. Yego. Yego. Ibyo bintu byabayeho? Byabayeho. Ashize kingana gute? Kuko urumva ira video nagiye kirekire yakoya imaze ku mbuga icaracara. Urumva. Hanyuma uyubwo nabamenyeshaga ibyanjye mfite n'ibyo nifuza mu minsi 3. Yego. Nibwo bamwe muri abo ngabo iyo kururukuru yahisibaho cyane. Ariko nyine umuntu nahise menye icyamuzanye, byabaye ngombwa yuko mubwira ko bidashoboka. Ariko ubwo ngubwo dufashe ibibanza ufite n'amakadastre ufite, hakajyamo n'iyo hoho nshyashya umaze iminsi uzanye, hakajyamo n'icyo kibanza uri kubaka etaje, ubwo hajya ngo iyo etaje ugiye kwibaka mu mujyi hehe? Ngiye kuyubaka hano za Ruyenzi. Za Ruyenzi. Ubwo byose hamwe umugabo agiye kuza azaza asanga imitungo ingana gute muri rusange? Kari myinshi cyane ra. Yitunyuriremo uhereye ku mitungo yanjye. Ibaze tekereza cadastre zimaje kuba 10 noneho. Yego. Etaje igiye kwikubitaho. Yego. Hoho igiye kugita itwara ibikoresho. Nibibanza bigeze mu 9. Yego.
ubwo rero uri kumva kandi ubwo harimo utuntu twinshi uba waranaduhishe byinshi cyane ntabwo umuntu yavuga ngo abirondore kuko urumva ntago ufite umwanya wo kuvuga byose dufite ntawavuga ngo byanze bikunze umuntu avuga iby'ingenzi hari n'utundi tuntu tw'ingenzi uba udashaka kugira ngo tutuvugeho sana ubwo rero barabe bumva yuko utari gukina ahubwo uri gukora ibintu biri seriye ntabwo ari burake nta mwanya ufite wo gukina wo gutakaza babe babyumva by'ukuri ahubwo ufite gahunda naze mutera inkunga y'ikibanza kimwe na sasa ukeneye abagabo bahehe se abo mu Rwanda wenda umaze kumenya karagita zabo se ubungubu ushaka abagabo wenda bo mu kahe gace kuko wenda umaze kubona difference iri mu bagabo bari hano mu Rwanda gusa naje gusanga abanyarwanda turikunda yego cyane cyane nk'abanyarwanda kenshi abagabo baho iyo urebye usanga bashaka baza bakurura bishyira bishakira ibintu by'ubusambanyi yego nta kindi bashaka nta kindi bishakira nk'aho baje bakurikira ya mitungo ndi kubagezaho kandi nyifite by'ukuri ahubwo baje bishakira kwiryamanira bityo ko nanjye nanga ndi serious izo ngeso najya nzigenderamo cyane ko namye mbabwira ko ndi isugi ntabwo nshaka kuzica ubusugi bwanjye ntarabona umugabo w'ukuri yego none se basi abo ngabo bashakaga yuko mumanza kuryamana nta rukundo wababonagamo ntarwo pe usibye irari gusa ryabajejetaga mu maso nta morali yo kundeba bakumva bagize santima ariko ngiye bagasanga ntazo mfite ku giti cyanjye ntazo mba mfite ntazo uba ufite icyo nshaka ni ukumanza kuzamuka kandi nzamura n'abandi n'ubyifuza tugendana tukazamasha gutera imbere cyane tubana urugo rukaba rwiza cyane rufite imitungo myinshi harya ubwo ngubwo dusubiye inyuma ho gatoya twitwa Rujugiro ubwo dusubiye inyuma ho gatoya hajya ngo ushaka ngo umugabo ureshya ute kandi apima ibiro bingahe umugabo apfa kuba nsubyeho kibuze afite metero na santimetero 60 cyangwa 65 afite ibiro bitarengeje byibuze 60 n'ubundi bitarengeje 60 ariko ntabari muri 80 nari oya njye ubwo yenda piba 50 yego byibuze abandi 15 akuri kamaneke ndi muto cyane gasubira ko kubera urumvi nyine gasubira ko kantu nguri ndi muto cyane nyine wakamaneke uri kamaneke gavuze ngo ndakamaneke ndabyemera pe uri ni maneke wowe uri kamaneke ufite sezi y'ubumaneke ndabizi ko mfite ibiro bikeya mfite n'ubugufiya ariko ntabwo bukabije kuko ubugufi bwanjye n'ubumaneke bwanjye bwaranzamuye ntabwo mbutesha agaciro pe yego ushobora kuba waravukiye Nyanza nibo bantu ngo babaza ubwenge oya ntabwo ndi umunyabutare yego njye ndi mu majyaruguru uretse ko imishinga yanjye namye nyikora ntuye mu mujyi wa Kigali ariko ubundi ngendo mu majyaruguru yego ufite n'akanatirere keza kari gukeba kari kubakurura ko bibona rwose ahubwo nimba babibona ntabwo mbizi babibonye hano hari abanyarwanda benshi baba banagukunze benshi babuze bamenena kugira ngo bakugireho barakaza neza twaje gusanga ufite imitungo ingana gute ducishirizemo muri make imitungo dufite tumaje kugeraho hari za kadesitine banje kubabwira 8 ubuzima je kuba 10 hari ibibanza nababwiraga bigeze muri 7 bimaze kuba 9 ubu tuvugana hari na etage igiye kuzamuka hano za Ruyenzi ariko mbere yaho hakaba haraguzwe na hoho igiye kugitwara ibikoresho hirya no hino by'akazi muri rusange nibyo mbashije kubabwira ariko nibyinshi ntabwo nabirondora yego kandi by'umwihariko uramutse nyine ubonye uwo mugabo niwe yahitaba ajye inzura nyine yohoho nyine akazajya areba byinshi n'ibyasohotse ari we ari gukurikirana inyungu z'iyohoho birumvikana niwe muntu wa mbere waba ugiye muri controle y'ibyohoho bigomba kwinjira n'ibisohoka cyane nanjye nkaguma mu bintu byerekeye n'inyubako yego noneho mana ubwo sinzi impamvu batanaje ariko humura ubwo ngubwo ubwo ibintu byiyongeyeho nibyo wari washyizeho bakaba bataranyuzwe nabyo ukaba wanzanye na hoho n'amataje uri kubaka
ni iby'akanya gatoya kuba umugabo ari buhitaza. agomba kuza nta gushidikanya, mfite icyizere. Kereka nimba hari ibindi by'ikirenga bifuza, ariko ushaka yaza. Ariko binahari babishaka nabyo wabishyiraho. Oya, byo tuzabifatanya bahageze. Ntabwo byinshaka kuzabibereka batari bangeraho. Naho bigeze ushaka guparikiraho ngaho ibyo ushaka kubaha. Cyane. Ese nka buri uba wumva aramutse naje mu kubaka yego kuko mugatunganirwa, mba wumva byibuze ukeneye kuba muzabyara abana bangahe? Abimana izaduha cyambere cyo batarenze nka 3. Yego. 3 bonyine kandi muzaba mufite ibintu. Abana benshi nanone ntago bari byiza. Ntago bari byiza. 3 nibo nifuza njye ku ruhare rwanjye. Icyo kora barenze bakarengera. Abana 4. Yego. Kandi famiye ikomeye kuko muzamufite n'amafaranga ibigomba kwifite byibuze abana nk'8. Oya, ibyo ntago ari byo tugomba kugenderaho. Yego. Tugomba no kuzagira abuzukuruza n'abuzukuru nabo tukazabageneraho. Yego. Ntago ari ngombwa guha abana bacu gusa. Abo mwabye nyine ubwo icyo ushatse kuvuga nyine mukazabazigamira. Nabo tugomba kubazigamira. Yego. Ako ufite mu mutwe ari kugira miliyoni koko nibyo koko. Nicyo cyiza cyo kwiga. Buriya n'abana muzabyara muzabasha kubashyira mu ishuri babanje kumedeta mu mutwe, kuko byose ni mu mutwe. Byose ni mu mutwe. Yego. Niko koko mana yanjye ajya uracyari isugi koko. Sinabibabwiye by'ukuri se ndacyari isugi. Ntabwo wigeze ukoma ku muhona gato. Oya, ndacyari isugi. Nzasugirwa n'uwo tuzabana. Gusa ntabwo wigeze ugira inyota ngo ushaka ukuntu wabigenza. Oya, ibyo iyo ndamuka mbyinjiyemo, mbona bamwe na bamwe babyinjiramo bagahomba imitungo yabo. Iyo ndamuka mbyinjiyemo nari guhomba byinshi. Yego. Yego. Ni gusa wari guhomba nk'iki n'iki? Gusa izo kadasitere zanjye ngize ibyago zikaribwa bakanyiba n'ibyo byangombwa. Kandi ufite ubwenge nose kuba hari igihe ibi ngibi ukuntu bikwiye by'ubwenge, mba mbona benshi byarabasajije. Yego. Byarabashajije ubwenge bwarigendeye cyane. Ubwo ngubwo sasa rero sibyo? Ubwo ngubwo ese wenda abagabo bo mu Rwanda strategy bari gukoresha umaze kuzimenya sibyo? Yego. Basi icyifuzo ushaka wenda niyo haza abadiaspora bo hanze naribi cyangwa se wenda na hano mu Rwanda reka dukomeze dufatiranye tugenekereze abo bazima bari kuzamo bari bo turaza gukomezanya nabo. Oya, uzaza wese nta kibazo, niyo yaba ari umunyamerika, niyo yaba ari umugande hafi y'u Rwanda, niyo yaba ari iki, kuba ari umugabo uzaba ufite gahunda. Azi ikimuzanye nyine aje azi ko agiye kubaka urugo rugakomera cyane. So rero ubwo ngubwo reka dutegereze nyuma y'uko uzanye hoho n'amayetaje gusiza ibanza by'amayetaje araza buyenzi, kandi ukaba wemeye ko umugabo agiye kuzura bumuhaye hoho akaba akurikirana ibyaye ngo ni ibiki. Reka twizire yuko uwo mugabo araza kuza nyuma yuko wongeye ibyo watanze. Agomba kuza kubwo kwizera. Nta kidashoboka. Yego. Okay. Sasa ubwo reka twizere yuko hano tuzakugarura uri kutubwira izibindi bintu byiyongeyeho cyangwa se nimba zaba yanaje. Nta kibazo, murakoze, nzaza mbibagezaho. Wakoze kubana no kuri T-Mobile TV no kuri Modern Net ufite. Namwe murakoze. Okay. Naho butaha. Sawa.